Imana izuye abantu, Imana ihaye ubuzima abantu, Imana ihaye imbaraga abantu, Imana ihaye abantu gukira indwara zananiranye, cancer, diabete, hypertension, imitwe idakira, mu nda, imigongo yamunzwe, amaguru yabyimbye, inda zanze kuvuka, ingumba zirabyaye. Niko Yesu antumye ngo ntangaze, nge ndahanurira ubuzima bwawe. Yesu nawe ari gukora operation muri wowe mu izina rya Yesu. Message ya gatandatu ari nayo dusorejeho. Umuntu wese ufite umwana wiga ahantu kure yaho atari, data yantumye ngo abana banyu kubw'amasengesho mwabasengeye. Ndagushimiye kuko udukurikirana. Imana iguha umugisha, nshuti y'umusaraba. Ndagusuhuje we dusangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Reka dusenge. Mfite iminota itari myinshi, hari imirimo ngiye kwerekezamo, ariko hari icyo Imana ishyize ku mutima wanjye. Hari ubutumwa Imana impaye kugira ngo nkugezeho, kandi numva ko nindamuka mbugendanye nshobora gutwara ibyawe kandi wari burokoke muri aka kanya. Imana rero iguha umugisha, ibane nawe ugiye kudukurikirana kuva dutangiye kugira dusoje. Imana ikugirire neza kandi kwiteho, ibangamire ibiraza kukubangamira, ibyari bigiye kuguhitana Imana ibihitane. Urakoze Yesu ko uduhaye uyu mwanya. Je n'uyu muntu wawe aho ari mu bihugu icyo ari cyo cyose, mugirire neza, umuhe kumva ntiyumvirane, kandi uherekeze ijambo ryawe, uriherekeresha umwete. Dufite benshi bapinga n'ibyo dutambutsa, bavuga ko Imana itadutuma buri segonda, itanadutuma buri munsi, ariko kandi nanone turi kubona ko urimo uravuga byinshi kubera ko ntushaka ko intore zawe ziteraganwa cyangwa ngo zitereranwe cyangwa se zicwe n'umwanzi, kandi warazisezeraniye kuzazimenyesha iby'ubwiru bukomeye. Urakoze rero ko uyu muntu uri kuri Iratashye Ministry wamuhaye iyerekwa n'ubwenge bwo gukandaho kugira ngo ajye yumva ibivuye ku mutima wawe. Bamwe bumva ibivuye ku mutima wa Satani, abandi bumva ibivuye ku mitima y'abantu, ariko hano twumva ibivuye ku mutima w'Imana. Turagushimiye ko ariko wabishatse kandi ariko wabitegetse, kandi ndanezerewe kuko uyu muntu ugiye kumutabara. Izina rye ragwe iciro mu izina rya Yesu, amen. Yesu agumugisha shuti yanjye, mpawe ubutumwa Imana irambwira ngo nimbutambutse byihuse, ariko n'ubutumwa numvise ndanezerwa. Hallelujah. Ibyishimo numva biransabye, ndavuga why not gift yabera nayigumana. Ubutumwa Imana impaye naguma kubutemberana muri iyi mihanda ya Kigali, kuki nta butanga ngo nge mu bindi. Hari abantu basenze, ubwo turase ku ngingo, turamenyeranye, muranzi ni Apostle Evode, kandi mbashimira ko mukomeza gukurikirana inyigisho dutambutsa n'ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi dutanga, nkuko nyine twabivuze muri intro dutangira. Yicano ni ibintu bitatu: ni gusobanura inzozi, n'ubuhanuzi duhawe n'Imana aribwo butumwa buvuye ku Mana buburira abantu, ndetse kandi tugagiramo n'ikindi gisata cyo guhugura, ariko kandi tugashyiramo n'ikindi gisata cyo kutambutsa ijambo ry'Imana mu buryo abantu bashobora kubohoka. Rero nicano ishobora kubohora umuntu uramutse ukurikiranye ibyo dutambutsaho. Nari mvuze ngo turase ku ngingo. Hari abantu bamaze igihe basenga, ariko mu gusenga ibisubizo byanyu ukumva uri kwiyumvamo ko ari nkaho bikwegereye, n'abantu baguhanurira ukumva rwose urasa n'uwabyakiriye, ariko ukibaza impamvu bitava mu biganza bibifashe ngo bijye mu biganza byawe, mbese habeho ihererekanya. Ni ukuvuga ngo nagiye kubona, mbona abantu benshi bari kwakira utuntu tw'uduseke. Nari nzi ko ndaza nzanye igiseke ariko nabyibagiwe.
igiseke. Noneho igiseke ariko mwese murakizi, ngira ngo n'abari mu bihugu by'i Burayi mwaturutse muri Afurika ibiseke murabizi. Hanyuma mbona ibyo biseke abantu bari kugenda babihabwa. Noneho ndabaza ngo ese nibi, Imana irambwira ngo n'abantu banjye b'abanyamasezerano nahaye amasezerano bari hanze y'ibihugu, bibaza uko byagenze ngariko Satani yari yararwanyije amasezerano yabo ayapfundikirira ahantu, ibyo naboherereje ntibyabageraho, ngo kuko nabo badafite umwanya wo kubohoza, bahora biruka mu by'imirimo y'ubu buzima, ngo genda ubambwirire ko natumye marayika w'intambara Mikayire yamaze gukuraho imbaraga zatangiraga ayo masezerano yabo. Ndabaza ngo none tw'Abanyafurika se bimeze bite? Numva ijwi rivugana nanjye ngo umbwirire abantu banjye nabo bahuvuze ngo ko nabo ngo uyu mwaka ari uwo gusohorezwa amasezerano, ngo ariko bambwirire ko bamwe na bamwe barangaye, bari kunyishyuza kandi barangaye. Urumva, nabonye umuntu aryamye asinziriye, noneho uwo muntu usinziriye ibintu bye byaza nkabona bimunyura, mbona abantu benshi gift zabo ziri kubanyura hejuru basinziriye. Imana irambwira ngo abantu nibakanguke ngo binginge babohoza, senga isengesho ryo kubohoza. Uhereye none wumvise iyi message, hindura isengesho wari urimo, senga ubohoza. Imana irambwira ngo nimwinjire mu masengesho yo kubohoza ibyanyu. Icya kabiri, Imana irambwira ngo abantu benshi bagiye kwifuza gusenga barabyanze, badafite aho gusengera n'uburyo bwo gusengamo. Aho sindarenga gatatu, message ya gatatu. Sinababwiye ko turi kurasa ku ngingo se? Niba wari uri no mu modoka utwaye, niba wari bigenje gushyira ku ruhande, niba utarakirirwa wumvize message uko ari 6, ubundi uhita ukomeza urugendo rwawe, icyo gukora uraba wacyumvise. Gatatu, Imana yambwiye ng'abantu ngo yiteguye kubaha support, kuko nabonye abantu bari bamaze iminsi basenga basaba imbaraga. Ntabwo iyi message ireba abantu bose, n'abantu basenze basaba imbaraga nababonye. Nagiye kubona mbona marayika manyaguye umutsima, mbona ari guhereza abantu umutsima n'agasahane k'isosi. Mu mwuka bisobanuye ko muhawe umutsima utera imbaraga. Umutsima usobanura umubiri wa Kristo. Usobanura umubiri wa Kristo. Uhawe imbaraga ziri muri Kristo Yesu, kuko umaze iminsi ubisaba. Message ya kane Imana yampaye, yambwiye ngo ikoreye operation abantu mu ngingo zabo bari barwaye indwara, ariko icyitonderwa, menya aba bantu ikoreye operation ni bande. N'abantu bari barasezerewe n'abaganga, dogiteri yari yarakubwiye ngo genda urindire umunsi wo gupfa, aguha n'igihe uzapfira, wari uri muraga ibyawe. Ndagira ngo nkubwire ngo stope gusezera, ijuru riguhaye indi minsi yo kubaho, ariko icyitondero ngo Imana ikongeye iminsi yo kubaho kugira ngo uyikorere. Nanezerewe, hari mwene data tumaze igihe dusengana, arabizi ko abadashaka ko muvuga hano, nanjye kandi simba mbyifuza kumuvuga hano kuko si ngombwa. Twari turi gusengera abantu babiri bari bamaze igihe muri koma, bari baragwengeye muri koma,
igihugu sindakivuga ariko nanezerewe ku bwa message maze kwakira mu kanya ambwira ngo uwa mbere avuye mu bitaro ubu amaze kuba muzima ari kugenda ataha. Turacyari gusengera n'uwo undi usigayemo. Murumva ko rero Imana uko yari iri kera n'uyu munsi niko ikiri. Imana yiteguye kurengera abantu n'ibisubizo by'abantu byamanutse, ariko abantu turarangaye. Ako ngasubiyemo kuko kambabaje. Uzi kuba Imana yari kuzaniye ko ntakikubwiye imyaka n'imyaniko igasanga urasinziriye igatambuka. Hari abazavuga ngo Imana si umuntu, ngo ntiyabikora, ngo icyawe naho kijya, ntaho kijya. Satani se we ntakanuye icyo cyawe sa kifunze cyangwa Imana ikagutambuka wagira ngo kugira ngo izongere kugarukaho kuri wa murongo uriho, ntabwo biragutwara iminsi. Imana ikurengere, Imana ikuntabarire rata, Imana ikugirire neza. Message ya 5. Ubwo message ya 4 ngira ngo mwayumvise, n'abantu bari barasezerewe, docteur akakubwira ngo dore gukira ntibishoboka, utegereza urupfu. Wari uri kwibaza ukuntu upfuye udashingiye abuzukuru, udashingiye abo bana. Wari uri kwibaza ibintu Imana yakubwiye niba yarabeshe. Ariko nabonagamo umugambi wa dayimoni ukomeye wo gunyaga abantu imbere habo. Ndagira ngo Yesu umuhe icyubahiro ahantu uri. Aguhaye ubuzima, reka ibyo urimo. Aguhaye kongera kubaho, ariko umenye igihe aguhaye ko atari igihe cyo gupfusha ubusa. Imana iguha umugisha kugaruwe mu buzima. Nanezerewe kubw'iyi message. Nubwa mbere Imana impaye ibintu byururutse imitima gusa. Bantu benshi mumenyereye ko tuba tuzanye message ziremereye, ariko uyu munsi nanjye nyine kwifata byananiye. Ndanezerwa kuko nanjye hari ibintu Imana yahise imbwira igiye kunkorera, mbona ndi kubyakira muri iryo yerekwa, ndi muri iryo yerekwa. Uwo muntu wawe rero wari upfuye, mutangarize ngo Prophet Evode Imana iramutumye ngo akira gukira, kandi hita umushyiraho ikiganza uhita ushima Imana. Benshi mu gihe bigiye kuzabarenga muvuge ngo ni gutya Imana ikora. Uwari upfuye arazutse. Imana izuye abantu, Imana ihaye ubuzima abantu, Imana ihaye imbaraga abantu, Imana ihaye abantu gukira indwara zananiranye. Cancer, diabete, hypertension, imitwe idakira, mu nda, imigongo yamunzwe, amaguru yabyimbye, inda zanze kuvuka, ingumba zirabyaye. Niko Yesu antumye ngo ntangaze. Nge ndahanurira ubuzima bwawe. Yesu nawe ari gukora operation muri wowe mu izina rya Yesu. Message ya 6 ari nayo dusorejeho. Umuntu wese ufite umwana wiga ahantu kure yaho atari, data yantumye ngo abana banyu kubw'amasengesho mwabasengeye no kubw'amasengesho y'abera batandukanye mu nsengero zitandukanye bari gusengera abana, ngo Imana ikuyeho abana banyu umudayimoni wo kurwaragurika ngo bakahora mu bitaro mu cyimbo cyo guhora muri karasi. Ibakuyeho izo mbaraga. Gusenga kwanyu kwarumviswe. Kuri iki cyaba bana, data atanze kuzatsinda ibizami, kuko murabizi ko iki gihembwe kirimo ama exam. Hari bamwe bazasoza uwa 3, hari n'abandi bazasoza uwa 6, ngo bakire amadiplome Imana itanze. Abana b'abanyamasengesho bagiye guhinyuza abadayimoni we. Abana bahawe ubwenge, bwakire mama, bwakire papa,
byakire my sister, byakire murumuna wanjye we, byakire yewe mukuru wa, byakire kuko abana bawe bahawe ubwenge bukomeye, bahawe ubwenge budasanzwe, bahawe ubwenge elosti alosta for elo. Mbega byiza. Imana ishimwe kiduhereye ubwenge abana. Uzi kugira ngo abana b'umuntu usenga baba banyuma, abana b'umupfumu, abana b'umurozi baba bambere. Naho umurozi ari utanga ubwenge kurusha Imana. Imana ikugirire neza. Imana ni kwagurira imbago. Imana ni gukomereza amaboko. Izo message esheshatu nari mpawe kuguhumuriza. Imana ntiyakwibagiwe. Yesu aracyakora. Yesu aracyafite imbaraga. Yesu aracyazura abapfuye. Yesu aracyatanga ubwenge ku bana uko yarari kera. N'uyu munsi ni kwari. N'uyu munsi ni kwari. Vuga ngo n'uyu munsi ni kuri Yesu. Acira gukira iyo ndwara, acira gukira iyo diabete, acira gukira iyo cancer, acira gukira iyo ndwara y'umutima. Biravuga ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Yesu yabwiye Mariya ngo sinakubwiye ngo niwizera uraza kubona ubwiza bw'Imana. Evode nawe nk'intumwa y'Imana arimo arakubwira ngo niwizera urakira, urabohoka, urahabwa ubuzima. Imana ikugirire neza. Imana igumugisha kugeza ubwo utangara. Urakoze Yesu kuko uyu mwanya waruduhaye ni umwanya mwiza. Izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rishimwe, izina ryawe rishyirwe hejuru, izina ryawe ripfukamirwe, izina ryawe risingizwe, imbaraga zawe zikore ibikomeye mu izina rya Yesu. Ubutumwa buherekezwe n'ibimenyetso n'ibitangaza. Mariko 16. Indwara zikire mu izina rya Yesu. Imbaraga z'abadayimoni zirekura abantu mu izina rya Yesu. Abera bakira amasezerano mu izina rya Yesu. Ubwiza bw'Imana n'imirimo y'Imana bigaragarire mu bwoko bwawe. Urakoze ko utwumvise. Ndagushimye kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Shalom. Imana igumugisha. Niba hari umuntu wari wihebye, umusharing, umubwire ngo hari Imana ivuganye n'umugaragu w'Imana. Ngutumweho kandi sohoje Imana yantumye, nayigiye guherekeza akanwa k'abahanuzi. Nidukura ibishimwa mu bigo, akanwa kacu kazahinduka nk'ak'Imana. Data yirutse kumwira ko agiye kujya nyuzamo ibintu bigahita bisohora vuba byihuse cyane, noneho birenze uko mwabirebaga. Warakoze kudukurikirana no kutujoininga no kuba mu muryango mugari w'abana b'Imana kuri Riratashye Ministeri. Imana igumugisha kugeza ubwo utangara. Shalom. Ibiganiro byacu n'ubutumwa nakagaruka mu izina rya Yesu. Amen.